Imyitozo ya Kiyovu Sport aho iherutse kuba yatsindwa na Gasogi United ibitego 4-3, ariko iyi Kiyovu twari tumenyereye tuyibona mu mupira, ariko mu myitozo ikaba ari Kiyovu ihagaze neza cyane. Sinzi rero ukuntu bizagenda kugira ngo abakinnyi ba Kiyovu babashe kwemererwa, dore ko sinahamya ndashidikanya yuko Kiyovu Sport ariyo kipe ya mbere yari yarokise neza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ifite ba Cedric Makambo n'abandi benshi bayirimo b'abasitari ndetse bazwi, ariko Kiyovu Sport tuzi ya mbere ntabwo ariyo y'ubu tukibona. Ni Kiyovu Sport navuga ngo iza ikogerwaho burimira na buri kipe yose, buri kipe yose ije ishaka amanota 3. Reka tubivuge gutyo ko ikipe ya Kiyovu Sport ari ikipe ibasha kuba yatanga amanota, ariko bitayiturutse ahubwo ari ikibazo cyuko bafite umuzamu mwiza. Yego muri sezo yashize ndakeka yaratsindiye ibikombe byinshi, mu buri kwezi yajyaga yaratsindiye ibitego, yari umuzamu mwiza wa sezo, ndakeka ko ari Jihad wabaye we. Rero sinzi uko nabivuga kugira ngo Kiyovu Sport izagaruke. Ndakeka nagiye nyikoraho inkuru nyinshi naranditse, ariko Kiyovu Sport tubona rwose ugasanga irarenze mu myitozo, ariko mu mukino ukabura ikipe ya Kiyovu Sport. Mu bisanzwe rero Kiyovu Sport ni ikipe y'abaryogo kabisa, ikipe ifite abakinnyi beza ariko ngo bafite ikibazo cya kafa. Ubu ngubu imyitozo yari isoje bayikoze hakiri kare cyane, ariko sinzi rwose aho Kiyovu izagarukira. Benshi baravuga ko Kiyovu Sport ngo izajya muri cyiciro cya kabiri, ari se niko bizagenda, dore ko imaze gukina imikino yayo yose, imikino 8 ifite amanota 3 yonyine. Ni nayo iyoboye umwanya wa nyuma, kabisa. Ariko Kiyovu Sport ni nziza mu myitozo, ariko kuyibona muri match aba ari ikibazo gikomeye, dore ko n'umutoza wayo wa Kiyovu Sport asigaye atakiri, bipfa ubusa. Ahubwo bahinduye umutoza, basigaye bafite umutoza wundi mushya wasimbuye bipfa ubusa. Gusa yatweretse itandukaniro aho yakinaga na Rayon Sport. Yakinnye umupira mwiza, ariko nyine birangira ka kagozi gacitse, dore ko nyine ka kagozi kacitse yuko bari bayitsinze ibitego 3-0. Bavuga ko ari ibyo ngibyo kabisa. Aho ngaho yongeye guhura na Gasogi United, nabwo wenda birahinduka, bya bitego byinshi babatsindaga yabashije gutsindwa ibitego 4, ibasha kwishura mo 3. Ubu ngubu Kiyovu Sport yari ifite umwenda w'ibitego 13, ubu irimo umwenda w'ibitego 10, ndagira ibitego 10 n'umwenda w'ibitego ifite. Ndagushishikariza wowe utarareba Joshua TV ko wajyaho maze ugakanda kuri subscribe cyangwa isabone, maze tukajya tuguha inkuru nyinshi z'amakipe yo mu mujyi ndetse n'izindi zo mu ntara, n'ahandi wasanga n'amakuru ya update ashimishije uretse kuri Joshua TV Rwanda. Komeza udukurikirane kandi uduhe subscribe. Ciao ciao.